So uyu munsi muze mbereke rero uburyo natetse ibirayi bimeze neza gutya bivanze inyama, brokoli ndetse n'ibirayi. So by the way, niba utarakora subscribe, bantu kore subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana mu biganiro bigiye bitandukanye, mu recipes agiye atandukanye. Kandi nawe umaze gukora subscribe, thank you kandi wakoze kureba n'iyi video. So mu gutangira rero ndatangira marinatinga inyama zanye nkoresheje ibi birungo mufite, harimo beef masala, ndi bukoreshe royco, ndi bukoreshe black pepper, oregano ndetse na curry powder ndetse na soya sauce. Ibyo nibyo birungo ngiye gukoresha. Ufite n'ibindi birungo wifuza gushyiramo byawe wahisemo like mustard n'ibindi byose wabishyiramo, hanyuma ukamarinatinga inyama zawe uko ubyifuza. So ikiza rero cyangwa icyo marination igufasha kuba bya birungo byawe byinjira mu nyama nyine bigahwana, inyama ukaza kuyirya imeze neza ndetse n'ikirungo cinjiyemo imbere. Anyway, behind the camera nasizemo n'akadimu ka citron kugira ngo inyama zacu zize kuza kuba zoroshye. Murabona ko tugiye kuziteka mu birayi kandi zigomba kuba zoroshye. Hanyuma byose umaze kubishyiramo ukabivanga neza. So rero hano rero tukora ama content agiye atandukanye, especially igikoni nicyo cyanjye, igikoni n'ishuti yacyo nacyo kikaba inshuti yanjye. Nibyo ngibyo rero. Nkongeramo rero nongeyemo amavuta make, ndangije ndabivanga neza. Uko ndi kubigenza nawe uzabikore gutyo, hanyuma uzitubwire uko wasanze bimeze. Iyi recipe rero ni nziza kuko irimo intungamubiri zose, harimo veggies, harimo carbohydrate ndetse harimo na proteine zikomoka kuri izi inyama. Niho proteine irivuga mu rero ni ifunguro ryuzuye, ni ifunguro ryujuje ibisabwa byose nkuko muri kubibona. So rero nahise nkatana karoti nazikase gutya nyine ari nini. Ukata ibikaroti binini kuko urumva ko tugiye kuziteka mu birayi. Ugerageza gukata karoti zifatika zigaragara. Nari namaze no kublendinga inyanya muri kubibona. Hanyuma byose ndetse ushobora no gushyiramo n'ibindi birungo wifuza, ushobora no gushyiramo n'intoryi, imboga zose wifuza rwose. Hano mwege mukore subscribe gusa, hano nzajya mbereka ibintu bishyashya tubigerageze hanyuma turebe. Rero nahise mfata na pavuro y'umuhondo nkataho agace gatoya, nayo ndangije ndayikatagura gutya. So muri iyi minsi rero njyewe navuze ati ngomba kurya ibiryo biri rich in protein kuko ntabwo nshaka kugaininga weight cyane. Ndi umuntu uri kuri regime kandi ngomba kujya kuri regime nkananuka, ariko bitavuze ngo sindye ngo singire ute ngo singire ngomba kurya. Ariko nyine ibiryo manje kurya hanze kumenya ese bifite izihe nyine food component, harimo iki, harimo umuntu rero ushaka gutakaza ibiro. Proteine buriya ni nziza kuko ntabwo zigira kalori nyinshi, kuko umubiri wawe ubona imbaraga kandi nta kalori nyinshi. So pipano rero nahise nshyiraho amavuta, nayishyiramo za nyama, ndabanza nzikaranga umwanya mutoya. Inyama maze kubona zimaze kumera nkaho zoroshyemo, nahise nshyiramo ibirayi, ndangije nabyo ndabikaranga gutya. Ndagerageza ko ibirayi bimera nkaho bigiye gushya, hanyuma nshyiramo bya bitunguru ndetse na karoti ndetse na za pavuro byose nakase. Noneho nabyo ndishyiramo, ngenda mbihindura kugira ngo noneho nabyo bize gushya hamwe n'ibirayi uko nguko. Hanyuma y'iminota 5 nabwo nahise nongeramo inyanya. Za nyanya twari blended ku ruhande nazo nahise nsukamo ndetse nshyiramo na sauce tomate. Hano rero tugeze abantu bakunda ibirungo. Hano ushaka kongera ugashyiramo indi curry powder, ukabasha gushyiramo za soya sauce, ibindi birungo wifuza. Ariko njye ntabwo ndi umufana wabyo. Ibyo nari nasize mu nyama byari bihagije. Icyo nasizemo n'inyanya ndetse na sauce tomate. Hanyuma ndahindura, ntegereza ko nyine ibi birayi ndetse n'inyama bifata ibirangi by'isalisa ndetse n'inyanya ukabona ko byatukuye nka gutya nyine muri kubireba nitegereje kumenya. Bimaze gutukura rero nongeremo akunyu gakeya gutya, umunyu. Maze gushyiramo umunyu rero nahise nshyiramo amazi ahagije ari butume ibirayi bishya ndetse n'inyama zigashya zoroshye. Ndangije
ndabipfundikira. Ku ruhande rero nari natunganyije brokoli, nizo hano nari gutunganya nabiretse birabanza biratogota. Hano muri kubona ko nasizemo brokoli byamaze gutogota. Brokoli uzishyiramo nyuma rero kuko ni imboga ziba zigomba kumera nkaho zikubiswe n'umwotsi, ntabwo ugomba kuziteka ngo zigire ngo zisaye ngo ugomba kuzishyiramo nyuma. Ibirayi ubona bigiye gushya nyine ku buryo zise nk'iminota hagati y'iminota 5 n'iminota 8 ukahita ubikura. Kuko nahise mbipfundikira iminota 8. Hano ibiryo byanjye murabona ko byari bisana za brokoli mubona ko zitasaye kandi mubona ko zirimo bimeze neza. Ibiryo rero byari bihiye byacu hano rero ibiryo byanjye byasaga neza kandi byari biryoshye. Niba nawe rero ushaka kumenya uburyo bagitegura amafunguro agiye atandukanye, kora subscribe kuri YouTube channel yacu hanyuma tujye tubana. So nukunguko rero nasabize ibiryo byanjye byasaga neza kandi byari biryoshye. Nawe uzabigerageze mu rugo kandi wakoze kureba iyi video. Ku bantu tugeranye ku musozo nkomeza kubararika kuzareba video y'umunsi w'ejo aho nzabigisha uko wateka isombe rimeze neza kandi riryoshye ukoresheje igihe gito kandi isombe ryawe rikaza rimeze neza. So rero mwakoze kubana nanjye, bye.